Yesu nashimwe, ndabaramukije nimugire amahoro. Igitondo nk'iki ngiki ndabaramukije mbasuhuza mbabwira ngo umugisha w'Imana nubane namwe. Uyu munsi ni kuwa mbere n'intangiriro y'icyumweru, mbifurije kugirirwa neza n'Imana, mbifurije gufungurirwa umugisha w'Imana, abari mu Rwanda, abari muri diaspora zitandukanye, muhabwe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Igitondo nk'iki ngiki ni tuje mu mpamba y'umunsi. Ndashaka kubabwira ngo umuntu wese mu rugendo akenera impamba, niyo mpamvu kino gitondo mbazaniye impamba y'umunsi. Yesu nabaho umugisha. Utari wakora subscribe kuri channel Siyoni Nshya TV, kora subscribe, tubane mu biganiro. Nshimiye abantu bamaze gukora subscribe, kandi rwose muri ab'agaciro, mwubahwe. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha mwinshi cyane. Igitondo nk'iki ngiki nkuzaniye ijambo ry'Imana, impamba y'umunsi ikubwira ngo kurikira ibyawe wanyazwe, kubera ko uracyafite amahirwe yo kubifata. Imana yo mu ijuru tujye neza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Hari ibyawe wanyazwe, uracyafite amahirwe yo kubifata. Hari ibyawe Satani yakunyaze, uracyafite amahirwe yo kubifata. Reka mbabwire inshuti zanjye, hari ibyawe Satani yakunyaze, hari umugisha wawe Satani yakunyaze, uracyafite amahirwe yo kuwufata. Umva nkubwire wowe, uracyafite amahirwe ugihumeka umwuka w'abazima. Ndashaka kubabwira mwabera b'Imana mwe, ndashaka kubabwira ngo amahirwe aba agihari. Reka mbabwire, amahirwe aracyahari kubera yuko ugihumeka umwuka w'abazima. Imana yo mu ijuru tujye neza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Igitondo nk'iki ngiki ngwitiyemo rino jambo rikubwira ngo kurikira ibyawe uracyafite amahirwe yo kubifata. Umva nkubwire, hari ibyo wanyazwe, wajya kugira ibihe byiza warabinyazwe. Umva nkubwire inshuti yanjye, wajya gukunda abantu warabinyazwe. Umva mbabwire inshuti zanjye, wajya gukunda gufasha warabinyazwe. Wajya gukunda gusura abantu warabinyazwe. Reka nkubwire inshuti yanjye, waranyazwe, urukundo wararunyazwe. Ariko ndashaka kubwira ngo uracyafite amahirwe kubera yuko itandoze lora binivusayi, uracyafite amahirwe kubera ko uracyahumeka umwuka w'abazima. Reka nkubwire uyu munsi wa none nubikurikire, kandi ndashaka kubabwira ngo ikintu ugomba kubanza gukora, birasaba kugira ngo ubanze ugishe inama Uwiteka. Kandi Uwiteka, reka nkubwire, Uwiteka ni umunyembabazi, niko muri byarangije avuga ngo Uwiteka ni umunyembabazi. Ndashaka kubabwira ngo Uwiteka ni umunyembabazi. Waranyazwe inshuti yanjye, wanyazwe ibintu by'agaciro, umaze kubinyagwa. Uyu munsi wa none nta kintu usigaranye, ariko reka nkubwire, uracyafite amahirwe. Nepazolele mangrozezeme, uracyafite amahirwe yo kubifata. Waranyazwe, wajya gukunda gusura abantu, wajya gukunda gufasha abantu, ariko Satani yarabikunyaze. Satani yakwinjije mu ndi mwuka. Reka nkubwire, nyemera uyu munsi wa none gira ibyo wanga, nurangiza zamini wisanda binigre, ugirira icyizere Imana, ubanza yigisha inama. Nujya gukora ikintu uzajya ubanza ugisha inama Uwiteka. Kandi nujya gukora ikintu, reka nkubwire, umutima wawe ujye uhamanya n'Uwiteka, kubera yuko nukora ikintu kitakuvuyemo, ugakora ikintu ugikoranye akangononwa, reka nkubwire, nta kintu kizakumara, nta mugisha kizakuzanira. Imana yo mu ijuru tugereze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Iki gitondo rero nifuje kubaganiriza amagambo y'Imana ari mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 30, umurongo wa 6. Ndahita mubwira n'ahandi hantu dusoma. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Abamaleki batwika Isikuragi, Dawidi adahari. 6 haravuze ngo, umutwe w'amagambo uravuze ngo Dawidi akurikira iminyago, ayifatira mu nzira, ayigarura. Imana yo mu ijuru tugira neza, kandi Imana yo mu ijuru iduha umugisha mwinshi cyane. Uracyafite amahirwe yo kugarura ibyawe. Ibi ntabwo byari byagera kure. Ni wowe wenyine ufite uruhare mu kugira ngo ubigarure. Ni wowe wenyine ufite uruhare rwo kugira ngo ubigarure. Imana yo mu ijuru turengere, Imana yo mu ijuru utabare cyane. Garuza ibyawe, uracyafite amahirwe. Uracyafite amahirwe inshuti yanjye. umva ukuntu aravuze ngo maze Dawidi arababara cyane
kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be n'abahungu be n'abakobwa, ariko Dawidi yikomeza ku Uwiteka Imana ye. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura iminyago, ukagarura byose. 16 aravuze ngo nuko aramumanukana, basanga bagandagaje, barya banywa, bishimira iminyago myinshi bakuye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Nuko no mu cy'Abayuda Dawidi aherako arabica uhereye mu rukerera ukageza ku mugoroba wundi munsi. Ntiharokoka n'umwe keretse abahungu 400 binaguriye ku ngamiya zabo barahunga. Dawidi agarura iby'Abamaleki bari banyaze byose, atangira abagore be bombi, ntibagira ikintu babura, ari igito ari ikinini, ari abana b'abahungu cyangwa ab'abakobwa, haba na kimwe cyo mu minyago cyangwa ikintu cyose bari banyazwe. Dawidi abigarura byose. Dawidi anyaga amashyo y'inka n'ay'intama zabo zose, bazishorera imbere y'izabo, baravuga bati, uyu ni wo munyago wa Dawidi. Amen. Yesu nashimwe cyane. Igitondo nk'iki ngiki ndashaka kubwira aho nkurikirana, ndashaka kubwira ngo we kurikira ibyawe, uracyafite amahirwe yo kubifata. Iki ni igihe kimwe Dawidi ngo bateye umudugudu adahari. Bamaze gutera umudugudu adahari, barangije ngo banyaze abagore be n'abana be. Bamaze kubanyaga iby'abaturage, ariko Dawidi bari bamwizeye mw'imbaraga. Dawidi ngo aho aziye asanga umudugudu bawutwitse. Reka nkubwire, hari ibyawe byatwitswe. Umva nkubwire inshuti, hari iby'Abamaleki batwitse, hari iby'Abamaleki banyaze, ariko ndashaka kubwira ngo uracyafite amahirwe yo kubigaruza, kandi nta wundi wo kubikugaruriza, niwe ugomba kubigaruza. Imana yo mu ijuru tugeneza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Mureke mbabwire inshuti zanjye, nyemerera uyu munsi wa none, fata umwanya ugisha inama Uwiteka. Abantu baranyazwe, fata umwanya ugisha inama Uwiteka, mugisha inama, umubaze amakuru. Imana yo mu ijuru tugeneza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Ikintu kinaniye abantu, bananiwe kugisha inama Uwiteka. Abantu benshi muri iyi minsi barimo bariyobora, ariko mureke mbabwire, tosharora binivusa, nyemerera ugira umwanya wo kugisha inama Uwiteka, kandi Uwiteka inama azakugira ni inama nziza. Dawidi ngo arangije asanga abantu umudugudu wose wacuze umuborogo, asanga abantu barize, asanga abantu bavugije induru ngo bakimukubita amaso kubera yuko yaraje atarahari. Barangije ngo baraboroga cyane, barangije ngo bamureba nabi, barangije ngo bamubwira nabi, kugeza ku rwego ngo bashakaga kumutera amabuye. Dawidi ngo arangije ibintu biramubaza, kubera ko hari hagendeyemo abana be b'abakobwa, hagendeyemo n'abana be b'abahungu, hagendeyemo n'abagore be. Reka nkubwire, nawe wanyazwe ibintu by'agaciro, uyu munsi Satani yarakunyaze, ariko reka nkubwire, uracyafite amahirwe. Abadayimoni nibe kuguteza umwangaro, uracyafite amahirwe. Abadayimoni nibe kuguteza uruzerero, uracyafite amahirwe. Abadayimoni nibe kukwihebesha, uracyafite amahirwe yo kugaruza ibyawe. Dawidi ngo arangije ahamagara Abiyatari, tokezo bene asima,
umutambyi. Imana ishimwe. Arangije aramuhamagara, arangije aramubwira ngo ikintu ngusabye nzanira efodi. Abantu batakaje efodi, haramubwira ngo nzanira efodi. Arangije ngo arayimuzanira. Dawidi ngo agishe inama Uwiteka, abaza Uwiteka aravuga ati Uwiteka we, kureba batunyaze mu mudugudu haka nta kintu badusigiye, abantu batunyaze nimba kurikira ndabafata nindangiza ngaruzi byacu. Uwiteka ngo arangije ari mu ijuru rye ryera. Ndashaka kubabwira ngo Imana iravuga, Imana iravuga, bantu b'Imana, Imana iravuga, Imana iravuga, kandi Imana ivuga ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bavuga. Ngo arangije Uwiteka abwira Dawidi aramubwira ati umva, kurikira abantu batari bagera kure, kwa kuri buze kubafata. Arangije Dawidi bitewe nuko amaze kumva imvugo y'Uwiteka ngo hagurukana n'ingabo ze, hagurukanye n'ingabo ze. Arangije ngo aragenda, ageze ku kagezi Besori. Imana yo mu ijuru itugire neza, kandi Imana yo mu ijuru iturengere cyane. Abantu benshi bananiwe ku kagezi Besori, abantu benshi bananiwe ku kagezi Besori. Ngo hageze ngo ingabo 200 ngo zihita zimera nk'izirembye, zenda gupfa. Arangije ngo hageze zirangije zisigara aho ngaho. Reka mbabwire, aba atoshalora beniasima, abantu benshi basigaye ku kagezi Besori, bananiwe gukutaya binigome, bananiwe gukurikira ibyabo by'agaciro, ntabwo bakibona nk'iby'agaciro. Atazolele mangroze zemendos, ibyabo by'agaciro ntabwo bakibona nk'iby'agaciro, ahubwo ibyabo by'agaciro basigaye babireba, barangiza bakabifata nkaho nta kintu yomariye. Imana yo mu ijuru tugireze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Ngo barangije basigaraho ngo, ariko Dawidi ngo arangije arakurikira ibintu bye, akurikira abagore, akurikira abana be, akurikira iby'abaturage bari banyaze. Ngo arangije ageze mu nzira. Ahangaha ngo hari umugaragu w'umunyegiputa ngo bari basize mu nzira. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Imana igusigariza umuntu, Imana yo mu ijuru turengere. Imana nigusigariza umuntu ku buzima bwawe, Imana nigusigariza umuntu ku buzima bwawe, Imana nigusigariza umuntu. Imana yo mu ijuru tugire neza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Imana ngo uyu mugaragu ngo bari bamusize mu nzira, arangije ngo bari bamusize ananiwe. Imana igusigariza umuntu, Imana igusigariza umuntu uzakugezayo. Imana yo mu ijuru tugireze, kandi Imana yo mu ijuru turengere. Imana igusigariza umuntu uzakugezayo, uzakugeza ku byawe. Imana igusigariza umuntu uzakugeza ku by'inshuti yanjye. Reka nkubwire, Imana igusigariza umuntu uzakugeza ku byawe. Ngo arangije Dawidi aramubwira ati, ngo arangije aramubwira ati uruwa, undi aramubwira ati ndi umunyegiputa. Arangije aramubwira ati ndashaka yuko ungeza kuri shobuja. Arangije aramubwira ati ese ntabwo uri buze kunyica? Mbwira nimba utari buze kunyica. Dawidi aramubwira ati ntabwo ndi buze kukwica. 16 handi twasomye ngo arangije aramujyana, arangije amugeza mu ngabo zari zabanyaze. Dawidi ngo ahita yera mw'uwo museso, arangije ngo arabica. Shimiye Imana yuko Imana iracyafite umugambi mwiza. Imana iracyafite umugambi mwiza ku buzima bwawe nubwo wagize intege nke. Imana iracyafite umugambi mwiza ku buzima bwawe nubwo wacitse intege. Imana iracyafite umugambi mwiza ku buzima bwawe nubwo witegereza ukabona nekrize ze bonevosaye, ukabona ibye byarangiye. Imana iracyafite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Dawidi ngo arabica guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba. Imana yo mu ijuru tugereza ngo arangije Dawidi afata ibyo bari babanyaze byose hatabuzemo na kimwe. Reka nkubwire, ni wowe ufite uracyafite amahirwe yo kugaruza ibyawe. Ngo Dawidi ngo arangije abigarura byose, nta na kimwe kibuze. Agarura abagore be, agarura abana, agarura iby'abaturanyi be. Mureke mbabwire, uracyari umuntu w'agaciro. Imana yo mu ijuru tugereza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Uracyari umuntu w'agaciro. Reka kwitakariza icyizere. Uracyari umuntu w'agaciro. Dawidi ngo arangije abigarura mu gihugu, ngo abigejejeyo abantu ngo barangije, abantu bari bajyanye na Dawidi ngo batangira kubwira Dawidi aramubwira ati twebwe twakoze abandi badahari, none twebwe ibyo twanyaze nta na kimwe tugomba kubaha. Dawidi ngo arangije yitegereza abantu bari kumwajije avuga ngo ntimukagire mutyo. Arangije aravuga ati ibyo mwanyaze byose mugomba kubigabana uko biri. Imana yo mu ijuru tugereza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Birakwiye yuko umunyamumaro ku bandi, birakwiye ko umunyamumaro ku bandi inshuti yanjye, birakwiye yuko uba umunyamumaro ukaba umunyamumaro ku bandi. Imana yo mu ijuru turengere, kandi Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Amen. Toshalo rabini vosayi.
endokia bayigayi nozero rabini vosikazi. Reka mbwire, emera yuko wagize intege nkeya, nurangiza ubwira Imana ngo nkeneye imbaraga zo kugaruza ibyanjye. Garuza ibyawe mu izina rya Yesu, garuza ibyawe. Hari ibyawe byari byaragiye bigaruze, Imana ibikugarurire, Imana ikugarurire ibyawe, kubera yuko nzi neza yuko uracyafite amahirwe ugihumeka umwuka wazima. Dusenge. Mu mpamba y'uyu munsi ntuzafite ijambo rikubwira ngo uracyafite amahirwe yo kugaruza ibyawe, kubera yuko ugihumeka umwuka. Imana mwijuru duhana umugisha mwinshi cyane. Amen. Mana nza kandi Imana ikomeye, uri Imana ishoboye byose kandi uri Imana itaburi kugenza. Sengeye umuntu wese wanyazwe, ntunyemere umugarurire iminyago mu izina rya Yesu. Amen. Garurirwa iminyago.